nk'hano hantu ndimo ndashyiramo turnevis, reba insinga zirimo ukuntu zingana, ni ibitsinga binini cyane bibyibushye ku buryo ukireba nyine ugahita ubona ko ari igitsinga. Dore hano sinzi niba uri kubabona neza. Muhaye ikaze kuri Tetanemenya TV, niba ngambigeze kuri channel kandi subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana no masomo yacu gutaha anyura kuri iyi channel cyangwa se kuri uyu muyoboro wa Tetanemenya TV. Ngiye gusubiza umuntu uri watubajije ngo ese ni gute nshobora ngo kumenya kuri transformer yanjye niba ngize insinga ari input cyangwa output kugira ngo ntaza kugira misconnection cyangwa se ntaza kuyiconnecta nabi kaba yashye. Hano tubwira ko ngo yitwitse iconnecte nabi irashye. Gusa ariko ni ibintu byoroshye cyane kuba wamenya transformer yacu ahari input cyangwa se primary coil n'ahari secondary coil. Twabonye ko kuri iyo transformer yacu ikora nka step down cyangwa se yinjira muri ya muriro 220 igasohokamo undi muriro muke, hari ukuntu primary coil iba ari ikozwe n'urutsinga runini, ndavuga runini mu burebure pana mu byimba. Uru rutsinga akenshi niyo witegereje niyo wanihambura usanga rufite umubyimba muto kandi ari rurerure cyane kugira ngo uzabashe kwakira ya volute yose ubundi rubashe kuyikreamo ama magnet. Hanyuma secondary ibigomba kuba ari ntoya kugira ngo nyine ya step down koko izabe, kubera ko niba hinjemo 220 uramutse ukoze urundi, hari n'undi nabonye wabajije none se ngaramutse ukoze insinga zingana, niba primary wayihaye wenda metero 100 secondary ukaya metero 100 ngo bizagenda bite? Icyo gihe uzaba uri gushaka gukora transformer mu bwoko bw'izo twita booster transformer, wenda zikoreshwa muri industrial electricity cyane mu bijyanye na kuri abantu batwara umuriro bavana ahantu hamwe bajyana ahandi kugira ngo uze kugerayo nyine ugifite ingufu zihagije. Kandi kugira ngo nanone kuri input nihagira igihinduka aho umuriro guturuka bitaza kwafekta cyane aho umuriro uri kujya. Nyine ni ubwo buryo izo transformer zikora mu nizo basha gukora primary coil ingana na secondary coil, nibwo buryo zo zikoramo. Rero urumva aho ntago wafata nose urugero niba ushaka wenda volute 30 urangije ufashe primary coil inganya na secondary coil ni 120 nayo amahirwe menshi nuko ari izagusubiza no nta kintu numva kinini uzaguhinduyemo. Cyase bishobora no guhinduka kuko akenshi transformer buri output yayo iterwa n'ibintu byinshi, bishobora guterwa n'umubyimba wizi core, izi metal core, cyangwa se urumva kenshi kuna guterwa n'umubyimba wa core kubera ko iya core niyo ibasha gufata za magnet ikabasha gukreya icyo twita induced current muri secondary coil. Induced current ni current ivuka bitewe na zira magnet zari ziri kumuvinga cyangwa se zari ziri guca muri iyi core yacu. Rero urumva biriya byose ni by'ingenzi, nzabereka ukuntu dushobora gukora transformer yacu cyangwa se kuyirewindinga tugendeye wenda kuri core yayo cyangwa se tugize n'ibintu tugenderaho, kuko akenshi igihe transformer zishya cyangwa se umutekinisiye akuzanira yapfuye kandi nawe kintu ugomba gukora ni kimwe, ugomba kuyikongera ukayikora transformer yakaba yakira. Kereka gusa twatundi duto cyane two mu Sonitech nka kariya niko nyine reba ukabona mu kazi uraburi guta umwanya nyine ukahitamo kuba wakareka bakagura kandi kubera ko nyine kariya bite n'uburyo kabari gatoya n'imvune kagutera ntago ndakeka amafaranga ntabwo apfa kuyagariza mu buryo bworoshye. Rero nanone iyo transformer yacu cyo gukora nka step up nabwiye ko ibintu ari vice versa. Iki gihe ubwo input noneho kuri input niho haba hari urutsinga rugufi mu burebure, noneho ubwo kuri secondary hagahita haza urutsinga rurerure. Ibi ngibi ni ibintu byoroshye kubera ko niba nkubwiye ngo primary iraza kuba ndende mu gihe ari step down transformer, n'ubundi iyo ari step up n'ubundi nta kindi gihinduka, ni transformer yafata nimba areba gutya gataba itera yareba gutya agwa hano hari secondary gatahinduka primary. Kurabona iyi transformer n'ingi ntaho zitandukanye, nuko ari ngitwa primary tuyishyira tuyihindukiza. Ubwo iyi ngi ni step down mu gihe ari step up. Ngiye kurabona transformer zimwe nuko mwe bayifata gatabahindukiza gatabatanya kuyikoresha kandi kazi runaka gatandukanye nako yakoraga. Rero ikintu kizabikubwira ni kimwe, igihe ugiye kuyikoresha step down urutsinga rurerure akenshi n'umubyimba wawe uri muto cyane ariko cyane mu buryo ubona ko rutandukanye n'urunguru mu mubyimba. Hanyuma mu gihe ugiye kuyikoresha step up urwo akabaye primaire, urunguru rwa primaire rugomba kuba rubyibushye nyine ubona ko urutsinga rubyibushye mu mubyimba, igihe kano kandi uko ubona ari gatoya. Icyo ni kimwe. Wenda tugendera kuri transformer yacu
sinzi niba hano biri buze kugaragara. Dore nka hano hantu ndimo ndashyiramo turunevisi, reba insinga zirimo ukuntu zingana, ni ibitsinga binini cyane bibyibushye ku buryo ukireba nyine ugahita ubona ko ari igitsinga. Dore hano sinzi niba uri kubabona neza, urabona urwo rutsinga rurimo ukuntu rungana, ni urutsinga runini kabisa nyine ubona ko rufite umubyimba munini cyane. Yego, mu gihe insinga zingizi zo dufata nka primaire kuri step down transformer, izo ziba ari insinga nyine ubona urutsinga rutoya. Urutsinga ruto bitewe n'iko yacu, uko igenda irushaho kuba ntoya niko urutsinga ruba ruto cyane ariko kuko ko nayo bigiramo uruhare kugira ngo tugene umubyimba w'urutsinga turi gukoresha kugira ngo ubashe kujyamo, kubera ko iyo ushyizemo urutsinga runini muri ko ntoya ntabwo rujyamo, nyine usanga byarenze bikaba byinshi ukabura uko ubishyiramo, kandi iyo rutagiyemo transformer yacu ntabwo yabasha gukora. Ikindi kintu wenda indi tricks ushobora wenda gukoresha, akenshi uru rutsinga rurerure urunguru rukora nka primary kuri step down transformer, akenshi hano hanze bakunda kuruha insinga ariko zisa akenshi. Urugero, dore nka hano bari barufunitse bakoresheje ama thermo insulator. Urabona izi ngizi ni insinga, ni ama insulator ariya bakunda kwezoresha ahantu hashyuha. Ibi ngibi izi ntabwo ari plastic, ni ama ceramics, ibyo twita ama ceramic. Ni ukuvuga ngo akenshi ziriya zo kuri rwa rutsinga rurerure akenshi ziba zifite insulator zisa, ushobora kuzasanga ari umutuku, akenshi ziba ari umutuku. Kigenda ko hano bakoreshejeho aya ma ceramics kugira ngo, kubera ko hano iyi ngiyi yo yakitinga mu buryo bubiri, kubera ko iyi ngiyi ni muri UPS. Hano mwashobora kwakitinga nka input igihe UPS iri kwinjiza umuriro, cyakongera kwakitinga none nka output mu gihe none iri gutanga umuriro. Urumva iyi ngiyi none ibikora byose bitewe n'umwanya igezemo. Noneho hano haba ari urutsinga ruto, akenshi urabona aho baba bashyizeho n'amabara atandukanye utunayibona. Izi ngizi ziba ari za ruriya rutsinga ruto. Ku matransformer asanzwe ariko naruvuga kuri iyi ngiyi, kuri transformer zisanzwe atari zo muri UPS. Zo muri UPS zitandukanye n'izisanzwe. Iyo urebye wiring yayo cyangwa se ukuntu windinze biba bitandukanye n'izisanzwe. Ndivuga ko zisanzwe akenshi nguru rurerure ruba rufite ama insulator asa, mu gihe izi ngizi zifite uburebure butoya cyangwa se zifite n'umubyimba munini, zo zifite amabara atandukanye hano ku ma insulator yayo. Ni cyo kintu naba nkubwiyeho cyo kuba ugenderaho kugira ngo uzongere kwiga transformer yawe. Niba ugiye kuyikoresha nka step down, ugomba kubyitaho ukareba yuko hano hantu hafite insulator zisa, wareba naho biconnects imbere ukabona ko ntabwo afite umubyimba mutoya. Ntabwo abura ahantu birungurukira hano gutya mu mpande, ushaka kubirunguruka gutya ukabihita ubibonamo ko harimo agatsinga gatoya. Wareba no ku yindi side ukareba ko ahandi naho hari amabara atandukanye, ko harimo urutsinga rusa n'arubyibushye. Ubwo rero ukoresha ahandi gatoya kagahita gakora nka input kugira ngo uze kubona voltage nkeya kuri output ya transformer yawe, cyangwa se ku musaruro wa transformer yawe haze gusohoka umuriro mukeya. Hanyuma ubwo noneho iyi ngiyi ya step up, akenshi step up iyo uranayibwira ko iyo ugiye gukenera step up first ugomba kuba umutekinisiye, kuko step up akenshi ikoreshwa mu bintu by'ama inverter. Urumva ukora circuit iri bubashe gukora signal cyangwa se gukora current iri bubashe kwinjiramo hano muri iyi coil ntoya, ubundi kaza gusohokeramo hano. Rero ibyo byose kujya kubikora bisa nyine kuba nawe uri umutekinisiye, urabira gatubibona. Ntago waba wubatse circuit nk'iyo ngiyo ngo nureba transformer yo igucange. Urumva n'ubundi wowe nujya kubikora bitewe na level uzabugezeho, ibi bintu uzaba waramaze kubyumva neza, waramaze gusobanukirwa impamvu uru rutsinga rubyibushye mu byimba kandi rugufi ari rwo twinjirizaho umuriro iyo tugiye gukora step up. Yego, mushimira ugejeje ahangaha video. Niba wakanda subscribe umuntu w'ingenzi cyane, utarayikanda kandi nicyo gihe kugira ngo uyikande kugira ngo tujye tubana n'amasomo yacu ubutaha hano kuri Titan Menya. Kandi mufitiye na group ya WhatsApp yitwa Titan Professionals, yemerewe cyangwa se igenewe buri muntu wese wakanda subscribe hano kugira ngo tujye dusharinga ubumenyi hagati yacu hanze y'igicano, kubera ko uyicano yicaho amasomo yego n'ibisubizo bimwe namwe ku bibazo mugenda mwibaza, ariko no group yo none ni ugusharingira ubumenyi nyine, cyane experience zo kuri tere. Rero mushikaje kuyijyamo, link yari muri description kugira ngo ubashe kuba wakinjira muri group nawe, ubundi duhura ubutaha. Ciao.